ndagusuhuje yuji umukaraza uyu nguyu murabizi ko yaregwaga icyaha cyo gufata Shadibu ku ngufu mu buryo butemeranyije n'amategeko mu buryo batari bemeranyije. Uyuji umukaraza iki cyaha yaregwaga na Shadibu kuba yaramufashe ku ngufu cyateshejwe agaciro, bigaragara ko nta mpamvu zigaragara kandi zifatika. Uyuji umukaraza nyuma yo gukurwaho icyaha cyo kuba yaba yarafashe Shadibu ku ngufu kikimara gukurwaho ntabwo yigeze arekurwa, yakomeje gutabwa muri yombi. Nukubera iki yakomeje gutabwa muri yombi? Ibiganiro nk'ibi ngibi na yindi channel YouTube wabisangaho ni kuri YouTube yitwa Kingdom JBTV, njye kugezaho ibiganiro urabizi nitwa Bonviva. Wowe upfa kubora kandi subscribe kandi nawe utarayikanda, uyu niwo mwanya kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro bya buri munsi. Ngwaye ikaze ku muyoboro mugari wa internet. Yes, ubwo wamaze kwanda subscribe rero nkaba nguhaye ikaze. Urukiko rero rukaba rwaburanishije mu muhezo urubanza rwa Yuji umukaraza, rukaba rwaje rero kuba rutangaza ko nta bimenyetso bifatika bihagije bigaragaza ko uyu Yuji umukaraza yaba yarakoze icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ibi rero uyu muhanzi Yuji umukaraza yatwawe muri yombi ku wa 23 Kamena umwaka wa 2026 nyuma yo gushinjwa na Shadibu cyangwa se Mbabazi Shadia, uyu munyamideri w'umunyarwandakazi ukomeye cyane hano mu Rwanda, ko yaba yaramusambanyije ku gahato mu ijoro. Icyo gihe bikaba byari mu ijoro ryo kuwa 21 Kamena umwaka wa 2026. Icyo gihe rero ngo akaba yaramufatiranye kuko yari yasinze. Ubwo rero mu mwanzuro w'urukiko rukaba rwavuze ko kuri icyo cyaha nta mpamvu zikomeye zatuma akomeza gukurikiranwa, ariko rukomeza gutegeka ko uyu Yuji umukaraza, urukiko rero rukaba rwakomeje gutegeka ko uno Yuji umukaraza akomeza kugumamo iminsi 30 data. Ni ibibazo bitoroshye ngo mu mwanzuro w'urukiko rwavuze ko kuri icyo cyaha nta mpamvu zikomeye zatuma akomeza gukurikiranwa, ariko rukomeza gutegeka ko Yuji afungwa by'agateganyo iminsi 30 kubera ikindi cyaha cy'ibiyobyabwenge akekwaho. Ni ibibazo rero kuri uyu Yuji umukaraza. Uyu Yuji umukaraza rero ari kuva mu bibi ajya mu bindi, avuye ku kirego yaregwaga na Shadibu cyuko yaba yaramufashe ku ngufu. Icyo ngicyo kivuyeho, ariko ikibiyobyabwenge sibyo. Abantu rero benshi bakaba barimo kwibaza bati none se nukubera iki Yuji umukaraza arimo gufatwa nk'uwakoresheje ibiyobyabwenge, kuki Shadibu we adafatwa? Hanyuma itangazamakuru rikavuga riti impamvu Shadibu atabasha gufatwa nuko yijyanye akanasaba n'imbabazi, akavuga ati rwose mu ndengere mumfashe narabaswe rwose. Akaba rero murabyibuka ko yagiye kuri rehabilitation center yihuye kugira ngo bamufashe. Ubwo rero ibyo byose nibyo bamwe bari gushingiraho, ariko tutazi ngo bimeze bite. Ubwo rero nugutegereza tukareba. Uyuji umukaraza ari gushinjwa ikindi cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge.
ubwo rero murabyibuka ko kuwa gatandatu Nyakanga 2026 Shadibu rero cyangwa se Mbabazi Shadia uzwi ku izina rya Shadibu, murabyibuka ko yajyanwe ku bushake icyo gihe ari ku bushake bwe muri Isange Rehabilitation Center ya Huye kugira ngo afashwe. Icyo gihe kabisa murabyibuka, icyo gihe Shadibu rero akaba yarasanzwemo ibiyobyabwenge mu mubiri we, ndetse akaba yarahise mbese afashwa, akaba yarahise afashwa kugira ngo burya ikintu cyiza ni ukwemera ko wabaswe ukanafashwa biba byiza cyane. Uyu rero Shadibu niyo mpamvu izi nzego zitari kumukurikirana, zino nzego z'ubugenzacyaha ntabwo zirimo kumukurikirana, ariko ntabwo bivuze ngo icyaha kirarangiye. Mubyibuke neza ko bitavuze ngo icyaha kirarangiye, azakomeza kugira, bishobora kuzagira nubwo bitaba uyu munsi, ariko nawe kuba nyine yarabikoresheje ibyo bintu nyine nawe agomba kuzabigira, hakabaho urubanza, akaba nawe yatabwa muri yombi, kuko birashoboka, kubera ko ntabwo icyaha kiba kirangiye, ntabwo wavuga ngo uri gutsibanganya ibimenyetso, ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu rero uyu umukaraza kuba agiye na Shadibu bishatse kuvuga ngo nawe azisangamo, kera kabaye nawe azisangamo. Hanyuma rero ubwo uyu umukaraza icyaha rero yaregwaga cyo gufata Shadibu ku ngufu, akaba rero yamaze kuba agitesherezwa agaciro, ntabwo kikimubarwaho, ahubwo icyaha kimuriho uyu munsi cyatumye akomeza kuguma muri gereza cyangwa se mu igororero ni icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Nshuti bakunzi ba Kingdom JBTV, murabizi ko ibiganiro byacu aba ari akagaruka, ubwo nihongera gushyika andi makuru tuzaba duhari kugira ngo nayo tuyabagezeho. Nitwa Bomviva, yino yitwa channel YouTube Kingdom JBTV, ngiye kugezaho ibiganiro. Urabizi ntabwo navuga ngo ntubarakanze subscribe, ariko nawe utarayikanda suko aba ari ubwende bwawe, ahubwo nuko mba ntakwibukije. Niba utarayikanda yikande, unakande no like, nibiba ngombwa na sharing iki kiganiro kugira ngo abantu benshi babashe kuba bakibona, kugira ngo tujye tubana no mu biganiro bya buri munsi muri benshi. Ndagushimiye rero, ugira umunsi mwiza.